Uwa muri isi sukudamara ahubwo n'ugufatire intambara nyinshi turabona tukaneshwa kuko turwanisha umubiri. Bene so baraterana bakakwigaho bakakuvuga n'ikoro utigeze ukora wabyumva agakiza ukaba wakarambika hasi ugeze wihagarare
rusengero kuba mu rusengero turavuga we ariko ngo uyu munsi wasinze uyu munsi wasinze abantu bazi kuvuga ariko akamubwira Yesu abikora Zakariya sinasanzwe umwigisha yari mu rusengero anakira ku gakoro abageze gutya bati bufire bati Zakariya bati ugomba kujyayo kumbe no ubutabazi bwa Zakariya bwari bugiye gutya babona ko bari babuze mwaka wa mbere myaka 30 myaka 20 siyamana senga ni bazi kuvuga wengi vuga wengi kimani kabikora haleluya amen baravuga ariko imana ikabikora Imana zacu ariko Yesu akayikora ntagaza azikamira nayo Yesu ariko Yesu akayikora haleluya Zakariya abageza ahantu akica bamumarayika w'Imana abamugeze Zakariya ibinibiki ndikora birimo kuza ariko baratihaye Mungu ni malaika wima imani kunumye ndako inumye ngalo mugiye ngo witinya icyo wasabye cyose haleluya amen imani iraguha haleluya icyo wasabye cyose hata kuye mu nchi Manigiye guhindura amateka ibyari imisozi bihindura imibare mana umuntu ibitugoye byose ntabuzongera kubibona ukundi bahinganaga n'abandi bahinzi bo bakeza wowe ukarushya ukibwira yuko aribo bakungu nyamara ngo kw'ijuru byari bigikinze n'abesiwe uhawe umugisha umuvumo warukuriho uvuye umuntu kandi nawe nawe ugize haleluya iganaga n'abandi barishuri ubagakiza ukibwira nyumari mu bahanga nyamara mu bigo bwari ibiti yabesiwe
duhawe umugisha n'umurimo w'urukundo umurimo w'urukundo kandi nawe